Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro Tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana kubwiye ko umwamikazi Vashiti yasuzuguye itegeko ry'umwami Ahasuwerusi bikamuviramo kwirukanwa ibwami. Nkubwira kandi n'ibyerekeranye n'irushanwa ry'ubwiza ryateguwe kugira ngo haboneke undi mwamikazi wagombaga gusimbura Vashiti. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakubwira uko Esteri yinjiye mu irushanwa ry'ubwiza ryari ryateguwe n'umwami Ahasuwerusi. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Imani happy cyubahiro. Muri Esteri igice cya 2 ku murongo wa 4 haravuga ngo maze umukobwa umwami azashima abo umwamikazi mu kimbo cya Vashiti no ku mwami ashima iyo nama bigenza atyo. Kera umwami niwe wenyine wari umucamanza, niwe wacaga imanza wenyine. Muri Esteri igice cya 2 ku murongo wa 5 haravuga ngo mu murwa w'Ishushani hari umuyuda witwaga Moridekayi mwene Yayiri mwene Shimeyi mwene Kishi umubenyamini. Kuri iyi nshuro igitabo cya Esteri gisa naho kitwinjiza mu marushanwa y'ubwiza. Dusa nkaho tugiye kureba abahatana bari imbere kuri stage cyangwa se ku gatuti. Mu by'ukuri ibyo batubwira hano ni ibikorwa bya gipagani. Batubwira aya marushanwa yaragiye kuba kandi batubwiye n'intego yayo. Muri iyi nkuru batubwira ko aya marushanwa yarayuburanga kandi bakatwereka ko Esteri yabaye umwamikazi binyuze muri ayo marushanwa. Kuko Esteri yari amaze kuba umwamikazi yashoboye kurwanira ubwoko bwe. Iyo Esteri ataba umwamikazi muri icyo gihe abantu benshi bo mu bwoko bwe bari kurimburwa bakamarwaho. Mukanya turatangira kubona uko ukuboko kw'Imana kwatangiye gukorera mu ngoro y'umwami ubwo Esteri yatoranywaga kuba umwamikazi w'Ubuperesi. Kugera ahangaha nta gikorwa na kimwe cyo mu buryo bw'umwuka cyari cyakoreka ibwami. Ibyabagaho byose byari ibikorwa bibi bitari iby'Imana. Ibwami hakomeje kwibonekeza ibikorwa by'ubusinzi buteye isoni, ariko vuba cyane Imana yari igiye gutangira gukora. Mukanya turaza kubona uburyo Imana ariyo mugenga w'ibintu byose. Haleluya. Imana itunganya ibintu byose kuri gahunda kandi mu gihe gikwiriye. Imana yari igiye gutoranya umuntu wo kurengera ubwoko bwayo bw'Abayuda. Umuntu ashobora kuzamura ikibazo ku byerekeranye n'aya marushanwa y'ubwiza akaba yavuga ngo ni nka Imana yemera bene aya marushanwa y'ubwiza. Oya, ntabwo ntekereza ko Imana yemera. Ariko nshuti yanjye, iyo umwana w'Imana ahagurukijwe n'ubushake bwayo, Imana ishobora kwemera kumunyuza ahantu hose hashoboka, kabone n'ubwo n'ibyo imunyujijemo Imana ubwayo yabitabyemera. Kandi muri ibyo byose Imana ikomeza kuba umugenga wabyo. Ingingo y'ingenzi y'iki gitabo gito cya Esteri yerekana ko Imana ari itegeka buri kimwe cyose. Abakristo benshi muri iki gihe ntabwo babayeho mu bushake bw'Imana. Ntabwo mu by'ukuri bari kuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Ntabwo bari kuba mu bushake bw'Imana. Ariko ibi ntibikuraho ko Imana ibayobora kuko ariyo mugenga wabo. Esteri n'urugero rwiza rwerekana ibindi ho mubwira. Mu by'ukuri inkuru yacu itangira ivuga ku mugabo w'Umuyuda witwaga Moridekayi. Uyu yakomokaga mu muryango wa Benyamini. Ikibazo gihita kivuka hano ni iki? Mbese uyu mugabo Moridekayi batubwira hano ajate? Yakomokaga mu muryango w'abami ba Isirayeli, yakomokaga mu muryango wa Sawuli. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo.
sambirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro sambirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro sambirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Reka twongere dusome muri Esiteri igice cya 2 ku murongo wa 6. Bibiliya iravuga ngo Yayiri yajyanywe ari imbohe n'abandi banyagwe i Yerusalemu na Yekoniya umwami w'Abayuda ubwo yanyagwaga na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni. Imana yemeye ko ubwoko bwayo busubira mu gihugu cyabo nk'uko byari byarahanuwe n'umuhanuzi Yesaya. Umwami Kuro yari yaratanze uburenganzira ko Abisirayeli basubira mu gihugu cyabo, kandi abubashye ubushake bw'Imana mu by'ukuri basubiye muri Palestine. Nyamara n'Abisirayeli bake cyane bashoboye gusubira mu gihugu cyabo, kuko umubare munini w'Abisirayeli bari bamaze kubaka amazu yabo mu gihugu cy'ubunyage, bari bamaze kumenya gucuruza babyigishijwe n'abanyamahanga, nuko bahitamo kwisigarira bishimira igihugu cy'umunyagano. Igihe Abisirayeli bari bemerewe gutaha iwabo ntibigeze bataha. Abisirayeli benshi bahisemo kudakurikiza ubushake bw'Imana maze bisigarira mu gihugu cy'ubunyagano, kandi na Moridekayi n'umwe mu basigaye batatashye iwabo. Mu bisanzwe yari kuba yarasubiye muri Isirayeli, ariko siko byagenze. Mbese wabuza ahantu yiberaga? Moridekayi yiberaga ibwami, yakoraga akazi ka politiki. Ngira ngo uribuka kandi ko na Yosefu yakoraga akazi ka politiki muri Egiputa, ariko Yosefu yisanze muri Egiputa ku bushake bw'Imana. Daniyeli nawe yagiye i Babuloni ku bw'ubushake bw'Imana, ariko mu buryo burashe. Moridekayi yasigaye imahanga bitari mu bushake bw'Imana. Shuti yanjye, uzabona ko igitabo cya Esiteri ahanini cyerekana ko Imana ari igenga byose. Nk'uko nabivuze mbere, ubusobanuro bwo kugenga ikintu runaka ni ubu ngubu. Ni uburyo Imana itegeka ibintu, ariko isa naho itigaragaza cyane. Uyu mugabo Moridekayi yari agiye gusubira mu rugo, nubwo bitari mu bushake bw'Imana, kandi agasa naho atariho yitabaza ubufasha guturuka ku Mana. Ushobora gutekereza ko Moridekayi n'ubwoko bwe bari bagiye gusubira mu gihugu cyabo, nyamara siko byagenze, kuko batasubiyeyo. Muri iki gitabo cya Esiteri ntaho batubwira izina ry'Imana, nta naho batubwira ijambo gusenga, kuko Abayuda batari mu bushake bw'Imana. Bombi Moridekayi na Esiteri bagaragara muri aya mapaji make y'ibyanditswe, ariko bakerekanwa nk'umucyo muke cyane woroheje, nubwo nanone babaye abantu b'ingirakamaro cyane mu Bayuda, nk'uko tuzagenda tubibona muri iyi nkuru. Birashoboka ko Moridekayi yafashwe bunyago akiri umwana muto cyane, kandi akaba yari mu itsinda rya kabiri ry'abafashwe bunyago bakavanwa i Yerusalemu. Icyo gihe ari ku ngoma y'umwami Yekoniya, uyu kandi akabazwi cyane ku izina rya Yehoyakini. Ubundi abafashwe bunyago mu itsinda rya mbere bakavanwa i Yerusalemu bari bagizwe n'ibikomangoma, abatware n'abandi bantu bari bubashywe i Yerusalemu. Daniyeli rero nawe yari muri iri tsinda rya mbere. Itsinda rya kabiri ry'abafashwe bunyago twavuga ko ryari rigizwe n'abantu baciriritse. Moridekayi rero nawe yari muri iri tsinda rya kabiri. Itsinda rya gatatu rimaze gufatwa bunyago, Yerusalemu yahise ihinduka umuyonga, iratwikwa kugeza hasi. Icyo gihe abakene n'abatindi nibo bonyine basigaye mu gihugu. Moridekayi yari afite mubyara we muto, kandi birashoboka ko ababyeyi b'uyu mubyara we bashobora kuba barishwe ubwo Nebukadinezari yafataga umurwa wa Yerusalemu, kuko muri icyo gihe yahafataga ibihumbi by'Abayuda barishwe. Muri Esiteri igice cya 2 ku murongo wa 7 aravuga ngo Moridekayi wo niwe wareze Hadasa, ariwe Esiteri umukobwa wa se wabo, kuko yari imfubyi adafite se na nyina, kandi uwo mukobwa yari umunyagikundiro afite uburanga. Se na nyina bamaze gupfa, Moridekayi aramujyana amurera nk'umwana we. Izina Esiteri mu Giheburayo ni Hadasa, bisobanura inyenyeri. Ibyanditswe bivuga ko uyu mukobwa ugereranywa n'inyenyeri yari mwiza cyane bihebuje. Moridekayi rero yamureze nk'umukobwa we, kandi ikintu cyiza Esiteri yari afite
n'uburanga bwe. Igihe itangazo ryasohokaga rivuga ko hagiye kubaho irushanwa ryo gutoranya undi mwamikazi wa Ahasuwerusi, Moridekayi yumvise bimushishikaje cyane. Nta gushidikanya rero ko umwanya Moridekayi yari afite ibwami wamwemereraga kubona abakobwa batandukanye bazaga ibwami muri ayo marushanwa. Ntekereza ko yarebaga abo bakobwa bose baza akabagereranya na Esiteri, maze akabona nta n'umwe muri bo urusha uburanga uyu mukobwa wa se wabo yari yarareze. Muri Esiteri igice cya 2 ku murongo wa 8 n'uwa 9 aravuga ngo, nuko itegeko umwami yategetse rimaze kwamamara, abakobwa benshi bateranirizwa ku murwa w'Ishushani barindwa na Hegayi. Esiteri nawe ajyanwa mu nzu y'umwami, arindwa na Hegayi umurinzi w'abagore. Uwo mukobwa ashimwa na Hegayi, amugiriraho ubuhake. Hegayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha n'imigabane ye n'abaja 7 abo yarakwiriye guhabwa bavuye mu nzu y'umwami. Amutoranya mu bandi, amujyanana n'abaja be, amushyira mu nzu y'abagore aheza haruta ahandi hose. Inshuti yanjye, muri iyi nkuru ushobora kubona neza ko Imana hariyo yari yigenga buri kimwe cyose. Moridekayi yafashe uyu mubyara we muto witwaga Esiteri, nuko amujyana mu irushanwa ry'ubwiza. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko ibi bintu uyu mugabo yakoze bitamwubahishije na gato. Mbere y'uko iyi nkuru irangira, ngiye gusa naho mpindura intekerezo kandi nifate cyane mu magambo mvuga, ariko sinareka kuvuga rwose ko ibyo uyu mugabo Moridekayi yakoze nta bimwubahira na gato. Mbere ya byose, icyo uyu mugabo Moridekayi yakoze ni ukutumvira Imana. Imana yabwiye ubwoko bwayo ko batagomba kurongora abanyamahanga. Hano tubona ko Moridekayi yishe amategeko ya Mose, kuko yemeye ko uyu mubyara we Esiteri yinjira mu irushanwa ry'ubwiza ryari kumuha amahirwe yo kuba umugore w'umwami w'abanyamahanga, umwami w'Ubuperesi. Abakobwa batari gutsinda irushanwa birumvikana ko bari kubishorekeza umwami. Bivuga ngo na Esiteri rero nawe yatsindwe irushanwa yari kubinshoreke y'umwami w'Ubuperesi. Mu by'ukuri Esiteri yari mu kaga, ariko nyine Moridekayi yari yiteguye kwakira icyari kumubaho cyose. Inshuti yanjye, hano tubona Imana yinjira muri iki kibazo. Esiteri rero yajyanywe mu nzu y'umwami, kandi abo mutoni kuri Hegayi wari ushinzwe kurinda abakobwa baje mu irushanwa. Esiteri yagize igikundiro kuri Hegayi, kandi uyu Hegayi amuha buri kintu cyose Esiteri yari akeneye mu rwego rwo kugira ngo akomeze amugire mwiza, maze azatsinde irushanwa. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera.
muri Esiteri igice cya 2 ku murongo wa 10 haravuga ngo kandi Esiteri ntabwo yari yigeze kuvuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe kuko Moridekayi yari yaramwihanangirije kutabivuga. Wibuke ko abayuda bari abanyagano kandi ko umuyuda muri icyo gihe byari nk'umuvumo mu mahanga, no muri ubu bwami bw'Ubuperesi naho ko umuyuda byari umuvumo. Iyo usomye neza inkuru ya Nebukadinezari nuko yashenye Yerusalemu, niho umenya neza uburyo yangaga ubu bwoko bw'abayuda. Nebukadinezari niwe wajyanye bunyago abayuda i Babuloni, ariko kuri iyi nshuro na wari ukiriho, kandi kugeza iki gihe tubona ko abayuda bari bakomeje kwangwa cyane n'amahanga. Moridekayi rero yabonye ko bishobora gutera ikibazo, aburira Esiteri kutavuga inkomoko ye. Ibi byerekana ko Moridekayi yihakanye iyobokamana ry'iwabo, kuko muri icyo gihe iyobokamana ari cyo kintu gikomeye cyerekanaga umuco w'abayuda aho babaga bari hose. Igihe abayuda bamwe bagumaga i Babuloni bavuye mu bushake bw'Imana, no muri iki gihe niko bimeze. Iyo abagabo, abagore n'urubyiruko bavuye mu bushake bw'Imana, usanga bavuga gake cyane ku byerekeranye n'ukwizera kwabo muri Kristo. Muri Esiteri igice cya 2 ku murongo wa 11 Bibiliya iravuga ngo kandi Moridekayi yajyaga agenda imbere y'urugo rw'inzu y'abagore kugira ngo amenye uko Esiteri ameze n'uko yaba. Iyo uri mu bushake bw'Imana ukomeza kwisunga rya jambo rivuga ko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Moridekayi ntabwo yisunze Imana kuko atari mu bushake bwayo, yari akubita hirya no hino yibaza uko ibintu biri bugende, kuko atari yizeye neza icyari kuva muri ayo marushanwa y'ubwiza. Yariho yibaza niba ataba yakoze ikosa rikomeye mu kwemerera Esiteri kwinjira muri aya marushanwa y'ubwiza. Nukuri rwose ibi byari biteye ubwoba kuri Moridekayi, ku buryo bishobora kuba byaranamubuzaga gusinzira. Uko niko Moridekayi yari ameze mbere y'uko amarushanwa arangira. Shuti yanjye, iyo utari mu bushake bw'Imana iteka ryose wumva utizeye neza ko ibyo urimo ushobora kubivamo amahoro. Muri iki gihe tubona ko nta kintu na kimwe Moridekayi yigeze ashyira mu maboko y'Imana ngo imufashe, kandi ntekereza ko nta kintu na kimwe Moridekayi yari azi cyerekeranye n'uko Imana ariyo igenga buri kimwe cyose. Ariko nubwo biri uko, Imana niyo mugenga wa byose. Haleluya! Nshuti yanjye, mbese wanyemerera nkongera nkakwibutsa icyo kugenga ikintu ari cyo? Kugenga ikintu ni uburyo Imana iyobora umuntu ariko ubwe atabizi. Mu by'ukuri tubona Imana itangira gukora muri iyi nkuru. Ntabwo Esiteri yahawe umwanya ukomeye ibwami kubw'impanuka, kandi kuba yarabaye mutoni ibwami ndetse akagira igikundiro ntibyabayeho kubw'impanuka. Nshuti yanjye, imbere y'Imana nta kibaho kubw'impanuka. Ndagira ngo noneho rero urebe uko iri rushanwa ry'ubwiza ryagenze. Fata Bibiliya yawe twongere dusomere hamwe amagambo dusanga muri Esiteri igice cya 2 ku murongo wa 12. Bibiliya irambwira ngo kandi umukobwa wese yagiraga igihe cyo kumurikwa umwami amaze gusohoza itegeko ry'abagore amezi 12, kuko igihe cyo kwarikwa kwabo ariko cyameraga. Amezi 6 bihezuraga imbiribiri, ayandi mezi 6 bakaba bafite ibihumura neza n'ibindi byo kwarika abagore. Shuti yanjye, wanyemera nkagusaba ngo ntugatere amahane n'umugore wawe mu gihe yaba yamaze amasaha menshi muri salo batunganya umusatsi we, kuko abagore iyo bagiye muri salo bamaramo igihe kinini cyane gishoboka, ku buryo nabigereranya nk'aho bamaramo nk'umwaka wose. Amezi 6 ya mbere bayamara bariho basiga amavuta mu misatsi yabo, hanyuma amezi 6 yandi bakayamara bariho batera ibihumura neza mu misatsi yabo. Ntekereza rero ko aba bakobwa babanzaga kunyura ahantu nko muri salon bakitunganya neza mbere yuko batambuka imbere y'umwami. Ngira ngo urabyumva ko muri ubu bwami bw'Ubuperesi abagore bibandaga cyane mu kwishyiraho ibirungo byinshi ngo bakunde babe beza, bimwe bakunze kwita maquillage, kandi ibi akenshi byari ibikorwa bya gipagani muri icyo gihe. Inshuti yanjye, nibitegereza neza urasanga uko tugenda tujya kure y'Imana ari n'akamaduka acuruza amavuta y'ubwiza n'ibihumura neza yiyongera. Aya maduka bakunda kuyita amaduka acuruza les produits cosmétiques. Mbese waba warabonye nawe ko amaduka acuruza izi produits cosmétiques agenda yiyongera, kandi uko ayo mavuta y'ubwiza arushaho kuba menshi ni nako abantu barushaho gutakaza ubwiza karemano bari basanganywe. Aba bakobwa tubona muri iyi nkuru rero nabo bari bisize cyane kugira ngo babashe kuba beza cyane birushijeho maze batsinda amarushanwa. Ibi byerekana ko abagore batigeze bahinduka uhereye kera kose,
nagiye mbona mu marushanwa y'ubwiza atandukanye abakobwa bisiga ibintu byinshi cyane kugira ngo babe beza cyane. Uyu munsi bene aya mavuta y'ubwiza ari arakoreshwa cyane. Nizera ko nta muntu biriho bibangamira, kuko niho mvuga kuri iki kibazo cyo kwisiga amavuta y'ubwiza n'aya marushanwa y'ubwiza Esiteri yari yinjiyemo. Nukuri rwose ntabwo nemera ko Esiteri yari kwinjira muri aya marushanwa y'ubwiza, kandi mu kanya turaza kubona ko Esiteri atigeze yisiga bene aya mavuta y'ubwiza. Muri iki gihe hari abantu benshi bakunze kurwanya bene aya mavuta y'ubwiza cyangwa se les produits cosmétiques mu rurimi rw'amahanga. Umukobwa umwe yigeze gusanga pastori we. Uyu mukobwa ntabwo yatekerezaga ko abakristo bakwiriye gukoresha bene aya mavuta y'ubwiza, nuko yifuza kumenya icyo pasiteri we atekereza ku byerekeranye no kwisiga aya mavuta y'ubwiza. Pastori we aramubwira ngo biterwa n'abagore. Hariho abagore bamwe baba beza cyane kuko bisize amavuta, kandi ntekereza ko dukwiriye gukora ibishoboka byose mu gukoresha iby'Imana yaduhaye. Uyu mukobwa yasaga nkaho atemera ko abagore bisiga amavuta y'ubwiza, ariko icyo pastori we yashakaga kuvuga nuko umugore akwiriye mbere na mbere kwishimira uko Imana yamuremye, ariko kandi atari na bibi gukoresha amavuta make adakabya kugira ngo arusheho gusa neza. Mu gihe cya Esiteri, Imana yemeye ko ibi byose bibaho kuko ariyo mugenga w'ibibaho byose. Imana niyo yatumye Esiteri yemerwa mu irushanwa ry'ubwiza ibwami. Ni nayo kandi yatumye Hegayi, umurinzi w'abakobwa, amukundwakaza. Hegayi, umurinzi w'abakobwa, yabonye ko Esiteri ashobora gutsinda amarushanwa, arushaho kumushyira imbere muri byose. Nyamara ibi byose byabaga kuko byari mu mugambi w'Imana, ntabwo byari impanuka. Imana niyo yari iri kugenga ubuzima bwose bwa Esiteri. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Imana yacu icyubahiro. Imana rurema. Imana yacu icyubahiro. Imana y'agakiza. Imana yacu icyubahiro. Imana yacu icyubahiro. Muri Esiteri igice cya 2 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 14, Bibiliya iravuga ngo maze umukobwa agahera ko asanga umwami, yava mu nzu y'abagore ngo ajye mu nzu y'umwami. Icyo yashakaga cyose akagihabwa. Yagendaga nimugoroba akagaruka mu gitondo, akajya mu nzu y'abagore ya kabiri, akarindwa na Shashigazi, inkone y'umwami yarindaga inshoreke, ntiyongere gusubira ku mwami keretse iyo umwami yamushakaga akamuhamagaza mu izina. Nyuma y'umwaka umwe bitegura, igihe cyarageze ngo buri mukobwa agende kwiyereka umwami. Mbere y'uko abonana n'umwami, umukobwa yabaga yemerewe gusaba icyo ashaka cyose, yaba umwenda mwiza cyangwa imiringa n'imikufi byo kwambara, kugira ngo arusheho kuba mwiza. Vuba Esiteri nawe rero yagombaga kujya kwiyereka umwami. Esiteri yari mu kaga gakomeye kuko iyo ataza gutsinda amarushanwa yari guhinduka inshoreke y'umwami w'Ubuperesi. Ibi rero byari kuba ari icyaha gikomeye cyane mu muco w'abagore b'Abayudakazi. Iki ni nacyo cyatumaga Moridekayi amara amajoro adasinzira, kuko yari azi neza ko ibyo ari hakora bitari mu bushake bw'Imana na gato. Moridekayi rero yari azi neza ko yashoye mubyara we mu kaga, ariko vuba Imana yari igiye kumugoboka.
muri Esiteri igice cya 2 ku murongo wa 15 Bibiliya iravuga ngo nuko igihe cya Esiteri cyo kumurikirwa umwami gisohoye, ariwe mukobwa wa Abihayili se wabo wa Moridekayi wari waramureze nk'umwana we, ntacyo yasabaga cyetse ibyo Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga, kandi ashimwa n'abamurebaga bose. Igihe Esiteri yaragiye kujya kugereka umwami, nta kintu na kimwe uyu mukobwa yisize cyongera uburanga bwe, ahubwo yagiye imbere y'umwami afite ubwiza bwe karemano. Esiteri muri kamere ye yari umukobwa mwiza kandi w'igikundiro. Buri muntu wese wabonye Esiteri icyo gihe nta rindi jambo yavuze usibye kuvuga ngo uyu ni ugomba kwegukanira irushanwa. Esiteri yarushaga ubwiza abakobwa bose bahiganwaga. Nshuti yanjye, mbese uri kubona ukuboko kw'Imana gukora hano? Nibyo rwose, hano Imana yariho ikora, kuko ariyo yariho igena buri kimwe cyose. Imana yari igiye kwicaza Esiteri ku ntebe y'umwamikazi, kuko yitamwicaza aho ngaho Abisirayeli bose bari guhita bicwa, kandi iyo bicwa Imana yari kuba iciye ukubiri n'ijambo ryayo. Ariko Imana ishimwe kuko itivuguruza mu byo yavuze byose. Imana yarahiye kwizarinda ubwoko bwayo, kandi uko niko igomba no kuzabikora. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira nkubwire ko Imana izarinda abayiringira bose. Ushobora kuba uri mu bibazo bikomeye, ushobora kuba ufite ikibazo kikuremereye, ubona nta buryo bwo kugisohokamo, ariko ndagira nkubwire ko icyo Imana yavuze ku buzima bwawe igomba kugisohora. Imana yacu ntibeshya, Imana yacu ni nyakuri. Iyo bivuze ngo biraba kandi ngo yitegetse birakomera. Icyo ngusaba nuko wayizera, maze ukayereka imitwaro yawe yose n'ibyifuzo byawe byose, hanyuma Imana nayo ikagutangaza. Reka dusenge. Ndagushimiye cyane Mana, kuko twabaye abana bawe binyuze mu maraso y'umwana wa Yesu Kristo, kandi udushyiraho ikimenyetso nk'abaragwa b'ubwami bw'ijuru. Urakoze kuko wasezeranyije kuturinda, kandi muri wowe tukaba tuhafite ubwishingizi nyabwo. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye cyane nshuti twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka nzakubwira uko Esiteri yatoranyijwe kuba umwamikazi, nkubwire nuko Hamani yateguye umugambi wo kurimbura Abayuda. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.